inshuti bakunze bamenye n'imbanje kubasuhuza. Iki ni cyasigana twumvira mu menye bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu bwacu bwa buri munsi kuko icyo abanananditse babivugaho tukabijyana no gusange tubizi bityo twunguka ubumenyi bushya kandi tukagira aho duhagarara. Njye nawe twumvise kenshi umuntu avuga ngo mu gitondo nabyutse kare ngiye ku kazi mbona umuntu aranyirukankana yo ukuntu nagize ubwoba. Undi ati icyakubwira ukuntu kera nagiye mu modoka ariko ubu narakuze birashira. Undi ati uyu munsi nari mfite ikizamini mu gitondo nari mfite ubwoba ariko nagikoze ubu bwashize. Ibi birasanzwe, twese tugira ubwoba. Ubu uzwi nka fear mu cyongereza, to be afraid, kugira ubwoba. Wenda ntutinya imbwa nkanjye ariko wasanga utinya inzoka kundusha. Icyo tuba dutinya aha ngaha ariko ni ukugirirwa nabi na biriya turi gutinya, bityo muri twe tukumva ubwoba. Amarangamutima abahanga mu by'imitekerereze basobanura nk'ay'ubwirinzi, kuba tubwira ko kiriya kiri kuza cyangwa kiriya turi kureba imbere yacu cyatugirira nabi ngo tubikesha urubuga Very Well Mind. Aya makuru duhabwa n'aya marangamutima niyo atuma umubiri wacu imisemburo ivugurwa, tukabira ibyuya, umutima ugatera cyane, tukavuza induru, tugatitira, tukiruka, tukihisha cyangwa se tukitegura guhangana. Mu buryo busanzwe ariko ibi bihita bishira icyo kintu cyateraga ubwoba cyagiye, ubundi byabaye bigasigara ari inkuru yo kubara. Ibi birasanzwe, nyamara hari ubwoba bwihariye, ubwoba budashingira ku kuba kiri kubutera kuko giteye ubwoba cyangwa se kuko kije kugirira nabi. Ubwoba ndengakamere buhaguma niyo cyo kintu cyaba cyagiye. Ubwoba tutabara gutekereza ko babugira hari ikindi kibazo baba bafite, buzwi nka phobia mu cyongereza. Birashoboka cyane ko waba ufite mu bana ujya wumvana ngo mbabarira wizimye itara ntinya ahantu hari umwijima uzasohokana abandi njye nitinyira abanzi. Niba uca kuri kiriya kiraro gice wenyine njye nitinyira ahantu harehare, sindi bwinjira hariya ahantu harafunganye, hariya ahantu hari abantu benshi cyane sindi buhage. Bamwe nateye ubwoba, phobia. Ubwo umuntu abana nabwo nyamara imuteye ubwoba ugasanga kenshi na kenshi ntacyo byari bitwaye. Ubu bwoba nimwe tugiye kuganira muri kiganiro. Byose turavuga muri kiganiro bikubiye mu bushakashatsi dusaba ku rubuga Very Well Mind. Njye mwumva ndibira amahire Iberi bahaye ikaze. Habaho amoko atandukanye ya phobia cyangwa ubwoba ndengakamere bitewe n'uko bwigaragaza. Ubushakashatsi bw'ejo uvuga Very Well Mind butubwira ko hazamo gutinya ibintu, gutinya abantu ndetse no gutinya ahantu. Reka dore kuba gutinya ibintu byihariye. Muri iki gice dusangamo arachnophobia, gutinya ibitagangurirwa, ophidiophobia, gutinya inzoka, cyanophobia, gutinya imbwa, astraphobia, gutinya inkuba n'imirabyo, trypanophobia, gutinya inshinge, nosophobia, ijyana no gutinya kurwara, dentophobia, ijyana no gutinya abaganga bakura amenyo, nomophobia, gutinya kubura cyangwa kubaho nta telefone ufite, apotophobia, gutinya koga, aha navuga ariko kwitera amazi, triskaidekaphobia, gutinya kubona umubare 13, umubare ufatwa nk'usobanura amahirwe make mu mico imwe n'imwe. Reka tujye ku kindi gice cya kabiri kigizwe n'ubwoba bujyana no gutinya guhura n'abantu cyangwa kuvugwa nabo. Muri iki gice dusangamo ubuzima nka social anxiety disorder, gutinya kuganira n'abantu ngo bataguseka, ndetse na glossophobia, gutinya kuvugira mu ruhame. Hari kandi n'ubwoba bwo gutinya ahantu, aha hazamo ubuzima nka agoraphobia, ubwoba bujyana no gutinya ahantu hari abantu benshi ku buryo kuhava cyangwa kwisanzura bishobora kugora. Acrophobia, gutinya ahantu harehare. Thalassophobia, ubwoba bujyana no gutinya ahantu hari amazi magari nk'inzuzi n'ibiyaga. Nyctophobia, ijyana no gutinya ahantu hari umwijima, ndetse na claustrophobia, ijyana no gutinya ahantu hafunganye. Nibyo koko twumvise benshi babana buriya bwoba cyangwa se buriya bundi, ariko se biterwa n'iki? Bigenda bite ngo umuntu yisanga atinya ahantu harehare niyo rwose haba hakingiye ku buryo atari buze kugwa hasi? Ubushakashatsi buvuga ko hari byinshi bitaramenyekana ku cyo gitera phobia cyangwa se ubwoba bukabije, nyamara hari ikimaze kumenyekana ku mpamvu zishobora kuba zaba intandaro y'ubwoba. Iya mbere ni uruhererekane mu muryango ndetse n'imikorere y'ubwonko. Hari abantu bagira ubwoba bukabije ariko nyamara ukanasanga mu muryango wabo harimo n'abandi bwazengereje. Ibi bigasobanura ko ushobora kuba uruhererekane mu muryango. Hari kandi imikorere y'ubwonko, aho mu bwonko bw'abantu bagira ubwoba bukabije usanga havurwa imisemburo y'ubwoba mu buryo budahuje n'ubw'abandi bantu basanzwe, aho imisemburo ishobora kuba myinshi kurenza uko byakagombye cyangwa se ikavurwa mu gihe kitari ngombwa. Ikindi ni uko ubwoba bugenda bugirana isano n'ahahiseho umuntu, akavuga ngo ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo bahuriyemo. Ubwoba nabwo bugenda bugirana isano n'ibihe umuntu yaciyemo kera, cyane cyane mu buto bwe. Nk'urugero, urumwa n'imbwa ukiri muto bishobora kuba byatuma ukura na cyanophobia, gutinya imbwa bikabije. Ni kimwe n'uko ariko ushobora kuba warabibonye biba ku wundi muntu bikarangira nawe ugira ubwoba bwo
bya bindi wabonye nawe bishobora kukubaho. Si ibi gusa kandi ko n'umuco ubwawo ushobora kugiramo uruhare, aho usanga imico imwe n'imwe ifata ibintu runaka nk'ibiteye ubwoba kandi byo kwirinda. Ibi bikaba bishobora gutuma bakuriye muri uwo muco bose bakurana ubwo bwoba. Reka noneho turebe ngo ni gute ubana n'ubu bwoba yakwitabwaho cyangwa se agafasha kubukira. Muri rusange ubwoba bukabije bwose hari uburyo bubiri bw'ingenzi uba ufite yakwitabwaho agafasha kubukira. Uburyo bwa mbere hazamo gufasha ubana nabwo guhura kenshi na cya kintu atinya, guhura kwisubiyemo bigera aho ngaho bikamutinyura. Muri urugero rworoshye, niba utinya kujya muri esanseri, akumva gato mu bugari karekare mu burebure kaziritse ku migozi gafasha abantu gutambagira inyubako ndende mu gihe gito cyane, kuvugwa kwawe bishobora gutangirira mu kugusaba gutekereza uri kwinjira muri esanseri, kureba amafoto yazo ndetse no kujya hafi yazo. Ubutaha ukayijyamo ikakuzamura gatoya nko kuri etaje ya mbere, ubutaha etaje ya gatanu, ubundi ukagenda umenyera. Cyo kigamijwe aha ngaha by'umwihariko nuko cya kindi kigutera ubwoba urekera kugitinya, ahubwo ukabana nacyo mu buryo busanzwe nk'abandi bantu bose. Hamwe n'uburyo kandi ufashwa no kugira ibitekerezo bikwiye bikurinda kubona cya kintu kigutera ubwoba nk'igiteye ubwoba. N'ubwo buryo bwa mbere bivugwa muri rusange ko bufasha mu kuvura ubwoba bukabije. Uburyo bwa kabiri ho hakoreshwa n'imiti. Hari aho biba ngombwa ko n'imiti ikoreshwa kugira ngo habashe kuringaniza imisemburo yo mu bwonko ituma wumva iteka ufite ubwoba runaka, nyamara rimwe na rimwe na cya kintu utinya nta gihari. Icy'ingenzi ariko twamenya nuko nta gihe cyihariye kiriho cyangwa cyategetswe umuntu ashobora kumara ari kuvurwa ubwoba. Ni urugendo rusaba kwihangana ndetse no kwisuzuma buri munsi, urebe ko hari icyahindutse mu buryo wiyumva iyo utekereje cyangwa uhuye na bya bindi bigutera ubwoba. Inshuti twabanye muri imenya nibi umunyemerere kandi dusoheze hanga agace k'uyu munsi bitandukanyije ubwoba bukabije cyangwa ndengakamere n'ubwoba busanzwe. Turebeye hamwe amoko yabwo ndetse n'uko ubana nabwo yafashwa akabukira. Tubashimira ko murema ko twumva nawe utaha mu kandi gace.